Njyewe Umutesi Rukia muri gukurikira kuri screen zanyu mu bice bitandukanye kubera ibintu Kazungu yakoreye aba baby benshi barenga 10 hano mfukamira ya 11 n'umuhungu n'umuhungu umwe njyewe ndahiye imbere yanyu yuko mgiye kuva mu buraya ari nayo mpamvu naje hano mu nzara kinga aramubwira iti ari ukukwica n'ibyeke amafaranga dukorana iki umukobwa aramubwira iti ngiye winyica ahubwo ikiza nzankurangira amafaranga yaka ahuza abantu n'abandi nkaba nshaka umugabo umutipe ufite gahunda Isiyaka asigeho nimero yanjye muzahamagare murakoze cyane abadukurikiye rwose ariko atari uko mbikunze ahubwo ari ukugira ngo mbone amafaranga kuko nyakeneye anyemurira ibibazo mfite mu buzima bwanjye bwa buri munsi ikindi hari igihe navagayo ndi kubabara hano mu kiziba cy'inda kubera kubikora inshuro nyinshi zitandukanye guhura n'abagabo benshi nuko nguko rero ni naho imbeho y'ijoro yo wiyo ariko ntago wigeze kujyana kwa Kabuga kora akazi ugashaka ukajya mu ika ugakorera 1,000 cyangwa ukagira ute kwicuruza ndagushimye kuva bivuyemo kandi ugiye kubona abantu batangiye kuzaba bagufasha by'agaciro urabona ukuntu uri umukobwa ntuzana mukenera dore azambwira dore ngo rwose mbwati Isiyaka kumufasha n'igishoro nkakibona akaba umutima w'urugo ugakenyera igitenge ukambara ibintu birebire ubu hari umuntu ugiye gutuvuga ngo ese ngo abana bane babone ibyo watangaje ngo uravye gutya na gutya ngo uzababwira iki musubize Yese nyangusoka nizere komeza neza ari hose mu cyo giye tandukanye y'Arasirazuba y'Ingerazo amajyepfo amajyaruguru umwite cekeco unyita Isiyaka y'umugode kina n'abana ukina n'abanye nisanganya ingutasenye utanga isana mitima kuba mukurikiye utema gakokora utsanga ngo uramugaye kigani 5 kora subscribe kuri Isiyaka TV 500 ndi kumwe na Maître Nzovu ariko nabonye ni film yaje inayo bazanyishyure noneho yaje ari ibindi kandi umusaza bazaba yirimo iyo filime nzaba irimo mfite gahunda bari bapanze ko tuzadukina kwa mbere no kwa kabiri no kwa gatatu ariko bihuza ariko ngiye maze imisi nta telefone mfite kuwa gatatu rwose iyo filime nzaba nyirimo ndi kumwe n'umukobwa mwiza bamwita Rukia asurana n'abajya atandukanye ariko ntago arabasha kugera we mu bice meze neza kabisa ni fresh ni bo so ibona se nubwo bamfashe kunda ufashe ku ngufu kunda uratwite ayo se nawe ntago ari ibyo nshatse kuvuga bagufashe kunda so Rukia ni umukobwa wambwiye gahunda nyinshi zitandukanye diri zose zimeze fresh twaraganiriye hari icyamuzanye hari igiye kuganira nanjye n'abadukurikiye mwe mukora subscribe mufate agateye mwicare mufate agakeka ababyeyi bacu murambye nizere ko abarundi muze neza muri diaspora mwese ari muri Canada Saudi Arabia bari Somalia Mozambique bari muri bihugu bigetero mwese ndabakengurukiye Nzovu wamumereye mikoro akavuga icyamuzanye ubwo nawe rero araza kugufasha umukobwa araza kugufasha arumva agufata abayifashe cyangwa nyanyifate Isiyaka nayifate nayifate kuze muri make mu magambo arambuye uyu munsi ariko umuntu uko nzi kutegekora kazi kawe wajya ngo satani yakaneyemwo ubu umuntu aragushakira iki wasanga yaragiye kuma yo kurya bisigaye bimeze nabi muri ibi hese ariko ndabishotse twe dukatinga ariko Isiyaka uziko nanjye uyu munsi nabyutse nka 8 yaro nanjye ngiye kwigira kamakiya ku muhanda nsanga nta muntu ukiri ku muhanda ibyo se biracyabaho ntabwo bikibona ukuri kw'Imana ariko naho tujye kuzatuburara reka twumve umukobwa niki cyakozanye zabutaka amata ikintu cyanzanye ahangaha ikintu cyanzanye uri kubona ubundi byari ugukora mu gakesha none ubu ngubu leta yashyizeho gahunda yo gutaha saa 7 no kugomba kuba muri mu rugo kandi nakoraga umwuga w'uburaya kugira ngo mbone amafaranga anunga mu buzima bwa buri munsi
ya rero ubwo ngubwo ndi kugira gutya nkaburara nkabwirirwa kubera ko turi gutaha kare. Muri make mwumvaga abantu bankurikiye nashakaga guhinduka, muri make nshaka umugabo. Isi yaka wabimfashamo ko njya mbona uhuza abantu n'abandi. None se muri make tubwire ubundi mu gihe wajyaga gutega? Ya urebye nago nabaga mfite nk'umujama akampamagara kuri fone, iyo nabaga nawe mfite najyaga imihanda just rero iyo yabaga hari yampamagaraga tugahuza mu rugo. Ariko ikindi kintu cyane y'ubwoba nuriya mujama kazungu ibintu yakoreye aba baby, nabwo rese numva nahinduka nkazajya ndeka kujya kureba abatipe mu rugo, akaba ari nayo mpamvu naje ahangaha ngo ugire icyo wamfasha. Ni ukuvuga ibintu bibiri, wajya kuva mu rugo ukajya gutega. Ya wavuga mu rugo ngasangahe? Navaga mu rugo saa 5 nkagaruka nk'ejo tu bukeye bwaho. Wajya gushaka abagabo babura nko ku mabuwate no hagiye hatandukanye. Ukeka ko arize mpamvu Leta y'u Rwanda yavuze ngo saa 7 ibikorwa byose bifunge, utubari, amabuwate, amaresitora n'ibiki? Ndakeka wenda ari uko byatezaga nk'umutekano muke. Ugasanga nk'umwanzi yivanze mu bandi cyangwa byangwa ngo abanyerono ngo bivanze n'ibisambo. Nabyo bisubizi. Siyake nanone si ibyo gusa, enda n'umutekano waburimwo, ariko ngeyo ndebye urabona urubyiruko rwaraga mu kabari tukageza nka mu gitondo saa 12, ugasanga nk'umuntu afite akazi akora kubera ko yarayasinze yaraye mu kabari ntabashe kujya gukora. Ugasanga abantu benshi kubera kuri mu tubari nta mafaranga bagize nta biki, ugasanga kandi urabona imbaraga nyinshi z'iki gihugu n'urubyiruko. Ubuse bavuze ngo bahamagara bajya mu gisirikare hagenda urubyiruko, nzavu ngenda shaje sinajya mu gisirikare. Nese urubyiruko ruzajya mu gisirikare gute kandi rwaraye ruri mu mayoga nta mbaraga nta n'abagore ubwo ndabona ko impamvu bagira ngo n'urubyiruko akeshi, kandi urubyiruko nirwo rurimo kunywa inzoga cyane muri ibi bihe. Wa musaza bayitaye akajya mu ngo ze afite umugore, ahubwo ugasanga urubyiruko ruraye mu kabari rugejeje mu gitondo. Niyo mpamvu yo ndebye Leta yacu niyo mpamvu yashyizeho saa 7. Ariko nanone hari abahombye nk'abakobwa. Nyine urabona niyo umukobwa mugenzi wacu yabigendeyemo. Urabona nimba utubari nimba abantu benshi abakobwa bategeraga mu tubari, nimba bategeye mu tubari utoye bakaba badufunze, icyo gihe nawe azahita ajya aho aba abura umugabo, kandi najya aho aba nta kuntu nkanjye nkazavu sinako namusanga simpazi sinzanatuye, ariko najyaga enda nahuraga nawe mu kabari nanjye nkamugura. Ubwo ahombye umuhungu n'umukobwa? Twese turahombye. Turahombye nimba tugiye kuzatwikinisha, ubwo abakobwa nimba bikinisha sinzi sibyo bitewe n'impamvu runaka. Ariko nabo barikinisha ko wumva se umukobwa rongora undi amwongora se si ukwikinisha. Bidusobanure nabyo ngamusobanure naga abyumvore. Byashoboka kimwe nuko habaho umugabo kukisa umugabo we yemera kubipeda. Niyo mpamvu rero n'umukobwa bimubaho bitewe n'impamvu runaka. Umutinga n'umutinganyi no wikinisha no wikinisha biratandukanye. Ese nusuka abakobwa bafata intoki zabo bagashyira muri sexe, urumva hari n'abantu baba hanze numvishe bagura abakobwa nurayine ngo yikinisha bagira gute. Nanone hari waho nditwe ngo isimbi nawe raraga umuzi nawe ari ikinisha, urumva simbi banaze ndamuzi ngo wambaye ubusa ngo ni Jackie rumuzi. Ni Jackie ndamuzi rwose. Wamubonye? Ararenze kabisa. Namukomatinga hari. Jackie ndabivuga kugira ngo uzanabivuga. Jackie nyine Jackie impamvu abikora, hari igihe iki gihe baba bari kumureba anytime bikica kariyeri y'ubuzima bwe. Ubu ngubu biramushimishije, ariko hari igihe kizagera noneho akabura. Nese umugabo waba ugufiteho gahunda akakubona uri kwambara ubusa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nawe uravugamba? Oya njye ntago mwambaye nkawe, ariko Jackie ndabivuze nushake. Uyakuyemo buri ariko njye nyine
ariko ranabyemerera wewe njye naribi ariko Jack nyine nawe yarakabije nk'umuntu w'umukobwa. uramuvuga iki we Nzovu Shakura muzi Jack reka mubwire rero usanga mu biganiro n'imwe usibye ko enda umuco wacu nyarwanda ntago wemera ko umwari w'u Rwanda yambara ubusa sibyo we yashatse ari ukuntu isakereka nkubwira umunyamakuru we hari ukuntu twebwe abanyafrika cyangwa dushaka kwigana abazungu ariko tukabigana hano mu Rwanda uwo muco wacu utemerwa twebwe umwari w'u Rwanda bishaka ngo yambare ibintu birebire pana kwambara ibintu bigufiye abazungu impamvu bwo ni umuco wabo umuzungu mubwiti ambara ikariso yonyine yambara sibyo ariko umunyarwanda se uyatambuka yambaye ikariso yonyine bamutera yakuyemo imyenda yose afata menshi zarazimanura abariza hishana imbere aha ni hose buri gusa yahishikiye imwe namwe agashyiraho dusime amakoma nimba baramuboneye amabere bakamubonera n'icyo gisusu kiwe n'ikibuno natwe undi yahishiki turebona umuco ntago ngiye nanjye Nzovu nanjye uriya muco sinkwemera turanabarushya bazafata ibisambo bafata abantu nk'abakazungu bafata abantu bagambana igihugu ajya no kurura mukobwa bambara ubusa nka kuri nisubire hari twisubira ko nemere nshimire leta y'u Rwanda nanone hari umutipe nanone ngo bafashe wajyaga yica abakobwa uretse tukira aho ngaho uraza kumuvuga buretse ni cya kintu cya kabiri ngo Kazungu yabateye ubwoba tubiye ko ibyo mwumvise bya Kazungu yakoze indaya yabateye ubwoba cyangwa abakobwa basanga abagabo muri ghetto batanabaza kabisa ayaduteye ubwoba abatipe namwe mwumve ko babafashe kunda nyine mu byumve ushaka kuba babakobwa bajya muri ghetto z'abatipe bagize ubwoba ndabahannye nihereyeho nanjye nk'ibira bintu Kazungu yakoraga wakekaga wenda yafataga bamwe ngo abacaga n'imitwe abandi akabarongora akabaka n'imibare y'ibanga ya mobile money akabiba ibi bintu reka ase abahungu nabo isi yakatubigarukeho nta mutima mugira rega nawe uri umutipe ntago nabura kukuvuga gutumaje ndi umugabo ariko uri umuhungu umaze kuryamana n'umuntu kamwe gute umaze kuryamana n'umuntu ubizi neza ko wamugiyeho yaguhaye ibyishimo bishoboka ukamufata ukamwica ariko wemera ko ibyabaye muri kino gihugu cyacu bitarashira urabyemera hari abantu bagifite ingengabitekerezo bafite n'umutera kumva umuntu ngo yishe umugore we kumva umuntu ngo yishe abana be kumva ngo umuntu wagize gute kumva ngo Kazungu yaciye abantu bariya wasanga unasubije amaso inyuma isoko igira isoko ariko ngiye buriya ntureba usibye ko wenda nta kwica umuntu ngewe mfite gahunda mvuga ko ngiye kukwica ntago naryamana nta kuntu wama kwibura buzima bwawe nagezeho nkishimisha ukarangiza nanjye nkarangiza ngo ndangize ngo nkunige tugasomana ukamwica shabyihorera ubwo se amwishe ugasanga iryo jo yamuteye n'inda harimo ry'iwe amaraso yiwe ubwo icyo giye kuko mana bana mu gifitiye mitima bana mu gifitiye izo ngengabitekerezo mu mitima yanyu bana mu gikore muri Sodoma byarabaye ni naho utuye indaya barayinize iyo ndaya yitwa Kazungu afite utuntu tumeze nk'udutafa karagakobwa keza be kansumbaho gatoya umutipe yaraje kareshya nkagutse sa nk'uhaguruka turebe bageranye ansumbaho gatoya nka santimetero 10 noneho uwo mukobwa ari kumwe n'umutipe gutya bibereye mu nzu basanzwe bakundana none baza gusohoka uwo mutipe uwo mukobwa yari afite ahantu abitsa amafaranga bita ibimina Sodoma none abwiye umutipe ngiye gutanga amafaranga ya societe yo mu Kimina ngwina tujyanirane nanaguherekeje barasohoka bava mu nzu basohotse nko mu gipangu bari barimo bageze imbere y'igipangu bahasanga umusore aricaye gutya yambaye ingofero mu maso ntago hagaragara neza avuga izina ry'iyo ndaya ubundi twebwe dusanzwe tumuzi ku izina bita Kazungu ariko yari afite irindi zina ry'iwabo mbese uwo musore byanze bikunze yarasanzwe baziranye bazanye nko ku bintu bya mobile money cyangwa iki yarasanzwe azi amazina ye amuhamagara mu izina ryiwe ngo kanaka ngo ngwino nkubwire Kazungu ngo aragenda asanga wa musore wicaye aho ngaho wa musore bari bavanye mu nzu aramubwira ati none reka nite buriya muntu wegenda ndaza kuguhamagara kuri telefoni ningera hariya ntanga amafaranga ya societe uze tunasangira n'agacupa yanda iragenda isanga wa mutipe isanze wa mutipe amubwira ati ngwino tujyane
mu nzu ndagukeneye indaya yumva kwenda bagiye gukora ituru wenda gukena nk'umuntu w'umukiriya akibonera ibiceri bahita bajya mu nzu uwo mutipe ariko ngo yari afite inzoga yaranyemo kunywa baragenda umukoboyi ngo akora ituru basanze yana murongo ye amapridasi naho ngaho akora ituru amaze kuyikora ibyo twavuga ati nge ndongoye umuntu sinamwica akora ibyo akora arangije afata gaze iyo ndaya yari ifite afata na telefoni iyo ndaya arabifata arabijyana ariko bakeka yuko yamuhaye muri ntuzi ubwo yamwishe uwo Kazungu yarapfuye bakeka ko aba yaramuze aho ni muri Kicukiro hano Sodoma ni muri Kicukiro nyine Kicukiro kandi Kazungu wicaga abakobwa nawe muri Kicukiro nari muri Kicukiro nawe mukanye ejo baramufasha abayobozi bacu Kicukiro ubwo ngubwo Kazungu barapfuye ubwo bagiye basanga umurambo mu nzu barashyingura Kicukiro n'ahantu bita ngo mu ruhango Kicukiro turebe bashiki bacu barimo kuzira iki koko sister mwabivuyemo ngewe najangaha ngo nshakira umugabo ugiye kuraya kuva mu buraya ugiye guhinduka ugiye kuraya kuva mu buraya kabisa none se gahunda yase gato ugiye kuraya kuva mu buraya ndabirahiye pfukamira abafana bacu nimba ari ukubabwira ati mvuye mu buraya nanjye kubura naburetse ziko ndinda uretse tukibanira uretse gato pfukamuvuga ati ngewe kanaka mvuye mu buraya ko ebyiri Kazungu akore bagenzi bacu ndetse no kuba leta y'u Rwanda afashe umwanzuro wo gufunga amasaha utuje nta kibazo ukazamura ntushobora kazamura araburetse se ngahivuye ati ngiye kanaka ngewe umutesi Rukia muri gukurikira kuri screen zanyu mu bice bitandukanye kubera ibintu Kazungu yakoreye ababebi benshi barenga 10 hano mfukamye imbere yanyu ndakeka ko abakobwa ni 12 11 n'umuhungu umwe ngewe ndahiye imbere yanyu yuko mugiye kuva mu buraya ari nayo mpamvu naje hano kwa Isiyaka ahuza abantu n'abandi nkaba nshaka umugabo umutipe ufite gahunda Isiyaka asigeho nimero yanjye muzampamagare murakoze cyane murakoze cyane abadukurikiye rwose ati ngewe Rukia mvuye mu buraya Netunazo ko umwana w'umukobwa afata iki cyemezo aganapfuka bivanye ku mutima reka nkubwire mubare ku buraya nanjye na sengse yacaga ariko abivuyemo nanjye buraya nabuvuyemo nanjye nakoraga ubura ndongora izindi nda nk'izi zose ariko nanjye buraya nabuvuyemo ahubwo uyu mukobwa ashatse twakwisungana twahita twibaye ahubwo si ikibazo mfite Siyake dore ikibazo mfite ahubwo ko mu ijoro yagirwaho nk'abagabo nka 30 iyanjye imwe izamuhaza kwa icyo kibazo uzabyihangana nemeye guhinduka ni ukuvuga yabaye nk'isogisi se umuntu umaze imyaka ingahe mu buraya hari igihe nabikoraga kubera impamvu runaka yarihe mpamvu sinagusobanurira impamvu nk'ubu nkanjye ntabwo mbana n'ababyeyi kandi uvuze yuko wabitinye kubera ko mba nkeneye kurya kwambara no guteganya ejo hazaza hanjye ariko ibyo byose kubera leta yemeye guhindura amasaha kubera ubugizi bwa nabi buri mu Rwanda hose byajyaga mu tubyiniro Kicukiro bakihisha tukagira ngo ni abantu basanzwe ivanga mu bisambo Siyake urabona aba bakobwa bacu bagirwaga n'abagabo bose babonetse kandi ntago yakira ubonetse wese hagiye nkongo wicaga abantu yamukinguriraga akagenda akamusambanya yarangiza agahita amwica nko wishe Kazungu akamutwara gaze nabo banujyaga mu masupanete n'ibiki so imana ikugiye neza kandi kumve isi tutarasoza ndagira ngo sabe leta Kazungu nagakwiriye kugaruka mu bantu numvaga ubundi ingaruka y'icyaha ni urupfu Isiya uko mu Rwanda nateko rihaba nta gihano cy'urupfu gihaba basi bamufunge burundu ajya kuri ibya leta nanone azaba ari guhombya igihugu reka azarwara ahita
Katumwifuriza uburwayi buhita bumurangiza kabisa niko bimeze ariko nawe yabyiyemereye yavuze abo yishe ngo baramufashe nibo batanze amakuru baramufashe muri Kazungu ari igisambo na nyirinzu yari yaranze no kwishyura inzu nyuze muri Majerwa nzi n'umukobwa yatwaye ufite mobile money ariko uwo mukobwa bajyanye mu nzara kinga aramubwira ati ari ukukwica n'ibyeke amafaranga dukorana iki umukobwa aramubwira ati ngiye winyica ahubwo ikiza nzankurangira amafaranga amuha nomero za telefone uwo mukobwa ngiye munyuze wa Majerwa arimo kubivuga ariko yagira ngo abone ukuntu arokoka urupfu uwo mukobwa ari hano Majerwa atanga mobile money ngiye munyuzeho yagiye kuri Kazungu ava amahoro neza aramubwira ati ngiye nzankurangira abantu bafite amafaranga ukina mbese urabona uwo Kazungu yakoranaga n'abantu ukabwitenda reka ngenda kwana Kazungu murangiye sake uyu munsi afite amafaranga reka mumurangire agahita saka najya gutaha amutereka ako nanone tugarutse aho ngaho nagaruka ababa murangiyaga ari uko bari bafite udwango ahubwo abo bari bari gukiza ubuzima bwabo za pase kabere yavanye nizo niko bimeze kuko uri kumva yo yanga ku nyine uwo mukobwa yaramwemereye tingewe umukobwa ntiyarama kubyivugira tingewe ye yamaze gufata icyuma yamaze gufunga nzi ko agiye kunyica arambwira ati ari ukukwica no kugira ngo uzazundangira kuko yarasanzwe azi ko umukobwa akora mu bya mobile money umukobwa arambwira ati hari Majerwa nkorera urabona na ahantu amakamyo yinjira haba abantu bafite amafaranga umukobwa arambwira ati ngewe nzaza nkurangira rwose arambwira ati genda fata nomero yanjye uzazundangira ayo nzazufataho umukobwa nawe witangiraga ubuhamya atumva nayo namakuru so ngiye nabwiye abantu badukurikira nzanzana amakonti tajya atandukanye ubwo abafite ibibazo byetandukanye nk'umukobwa wamamaga ambwa ati saka njye aricyo nshaka kugeza kubadukurikiye kuri kamera uzabona umugabo cyangwa n'abajyanama he nushaka kuza gusengera ugahinduka ariko nago kubaho cyo kubaho kwizera kwicuruza erega munda kwicuruza mbese ubundi kwicuruza icyo gihumbi bagwa cyangwa 2 wajya ugakora akazi ugashaka ukajya mwika ugakorera 1,000 cyangwa ukagira ute kwicuruza ndagushimye kuva bivuyemo kandi ugiye kubona abantu batangiye kuzaba bagufasha by'agaciro urabona ukuntu ari umukobwa ntuzana mukenera dore azambwira dore ngo rwose mbwati syakanywe kumufasha n'igishoro nkakibona akaba umutima w'urugo ugakenyera igitenge ukambara ibintu birebire sibyo wari umuntu ugiye gutuvuga ngo senga abana bane babone ibyo watangaje ngo uravuze gutya gutya ngo uzababwira iki musubize nzamubwira nta yindi nzira nari mfite yo kubicishamo abanguraga se cyangwa abo twahuraga mu bice bitandukanye bamvuga gukundi sometimes hari igihe bavuga yuko bazambona imbere ya kamera yawe bakavuga ko nahindutse hari mubyaga niko kujije nk'ubu hari umwe wamamagara ati duhure ariko nabona iki kiganiro azabona ko bwa buzima ntakiburimo azatinya kumamagara cyangwa se amamagara ntambwira ibindi atari uguhuzwa yuko njye nawe twaryamana nize mbogamizi wahuraga nazo za buri munsi mu gihe kumwe n'abagabo cyangwa agiye gutanya nahuraga n'imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye hakunda babwiramo nkeya hari igihe najyagayo narushye ariko atari uko mbikunze ahubwo ari ukugira ngo mbone amafaranga kuko nyakeneye anyemurira ibibazo mfite mu buzima bwanjye bwa buri munsi ikindi hari igihe navagayo ndi kubabara hano mu kiziba cy'inda kubera kubikora inshuro nyinshi zitandukanye guhura n'abagabo benshi nuko nguko rero ni naho imbeho y'ijoro yo wiyuba ariko ntabwo ugizeho kujyana kwa Kabuga kwa Kabuga ho misemo kubireka ntarajyayo Imana ihabwe icyubahiro we ariko abahazi njya numva bavuga yuko haba hakaze bahita transit nzovu mbashije kugushimira kubw'inama nawe wangiriye isi yake nawe urakoze cyane karakazi ntikunguka kuva arakavuyemo karekera abakikarimo ahubwo ubonere no kugira inama abo mwagakoranaga bakikarimo rwose ubagira inama nimba ari na benshi bagenzi bawe ugifite nomero zabo za telefone ubahamagara babwita ku kazi murimo si kabi ni kabi sibyo bakavemo kuki atavemo mbere Kazungu atarakora batinye Kazungu namutinyisi ariko oya ari n'abandi babatenga oya cyane reka nkubwire yavuze ko ntago ahanini kubivamo
enda n'akazungu nabyo byaziyemo ariko ahanini ni ya masaba leta yafashe yo gufunga utubari n'amaresitora saa saba abagabo bamwe bakaza bataha mu ngo zabo agatangira akabura isoko. Abagabo barabuze n'abagore babo barara mu gasozi n'abagore bari babuze abagabo barara mu tubati bagiye kubona. Kazungu bamufashe sejo se bamufashe ejo ariko umenye ko leta yaratangiye ejo hashize urumva kandi bafunze ku itariki zingahe. Kazungu urumva ko nubundi nabyo ahubwo aravuze ati ibya Kazungu nabyo bije nundi narabiretse Imana yabwo icyubahiro. Turi kuri uwo munota umwe dusigaranye abana n'umudamu ameze gute urabaheruka cyangwa ne babaye Nyagasozi yibera aho ngaho mbabone nago ngututse nago ndi Nyagasozi burya Inyagasozi Inyagasozi ni ijambo ribi mbabarira nyine cyarwara kiraguye ahubwo bavuga ati ukiri ubu ndabizi kuva Fasiyake ntago bavuga Inyagasozi. Urabona nibura wari kuvuga iti ese Nzovu umugore n'abana muracyabana kuko iyo tutakibana cyangwa uracyari wabaye umusiribateri. Rero sakereka ngusubiza icyo kibazo kuko umugore n'abana ntago turasubirana kuko ibyo umugore yansabye kugira ngo dusubirane bimwe narabiretse. Mu byanzizaga yavuga ngo ndi indaya ahubwo nkibaza indaya y'umugabo ibaho kwindaya ariyo bagura ku nkingi yabo mukiriya waza ahubwo icyo gihe yanzizaga ngo ndi umukiriya w'indaya ariko ntago nkiri umukiriya w'indaya singisambana mu izina rya Yesu ariko ikintu nkinywa ni inzoga natemera ko inzoga zo nzaza nzivaho buke indaya naraziretse ariko inzoga ndacyaye nibyo bintu yanziza. Nzovu nk'umwana w'imfura wawe angana gute ufite abana bangahe? Mfite abana 4 imfura ngifite 13. Ukeka ko barirwa nande ko nzi ko ishuri tari bishura ishuri babayeho bate? Byose rwose amafaranga shinde yatanga nibyo barya byose nese n'into wabarera. Hari umukinnyi ariko ngengabana na mama wabo afite akazi agira ibyo akwanjye nkagira ibyo nkora. Hari umukinnyi wa filime mugenzi wawe nubwo yari umutegarugori yari umware witabye Imana yarashyinguwe. Twarakinanye filime uriya wakinaga muri Seburikoko. Uramuvuga yiki? Uriya twarakinanye yari wa muntu witonda umumama witonda ngiye kuko mwibuka dukinana muri filime bita Ikigali si Ikigoma ari umugore wa Nyagahene. Bamenya ngo usigaye ukina afite amayitubicano bamenya ari umukozi wabo ko ndibuka Nyagane yo filime twakinye yafunzwe bamenya mugemurire ibiryo uwo mudamu ariwe wabimuhaye ngo agemurire Nyagane bamenya birira mu nzira ibiryo ntiyabigeza ku aho Nyagane yari afungiwe. Uwo mugore yo niho mwibukira. Turagushimiye Nzovu. Turagushimiye Rukia abazakugira inama muri commentaire bazagukenera kuri telefone biroroshye cyane hanyuma n'abashaka kuzagusengera inama n'ibitekerezo Rukia Imana mugiye neza izaguha icyo kurya n'icyo kunywa amaze guhe abuzavana imyenda Imana izaguitera imbere kandi Imana nagufasha kugira ahantu wenda wihengeka wabona gucuruza uzakona wese ndaga gucuruza ibyunguka pana kwicuruza Imana izaguha abakira. Turagushimiye. Murakoze cyane Isiyake. Twabashimiye. Nanjye mbonereho gusuhuza abadukunda bari hirya no hino abarundi baradukunda barimo gukurikirana iyi channel bajye bayitera bayitera inkunga natwe iyo bayiteye inkunga ikarebwa natwe tugira icyo tubona. Ndabwira abo bari rwota amasimbi ndabwira bari muri Amerika ndabwira muri Australia muri Canada abo bose baradukunda Imana igi barinda bahaye baronke kuko iyo bagize icyo babona natwe baraduha tutabayeho turiho tubageza ibyo bitandukanye mutaturebye ntacyo twaba turi kumwe namwe iyo mwaturebye n'umusaruro wo gutumira abavandimwe mukabona nitwa ceke tu ceke cyo. Salama shalom.